ubonye akazi kawe twagusigisha ndazinyara mo zino urazigira utazi bibayeho nagapfukamunwa noneho umukundu bigiki ngengese kuri kwa mugezi bitagira pfo muri gashoha zanga amazi gakamye umugeri rwanda were turashize noneho n'amatiyo ndagahari ariko ma ego ijoro ryabaye ribi nge mu kazi kapina batetse bayabana nge mu kazi ndebe kumugata none nawe cyura yemwe mwaji waryamiye kuva mu gitondo uwenye uzabyuka ryari ega papa ibitoki biba byananyishe yakwishe sisha wapi kuva mu gitondo ejo nagusigira akazi ndo bagakora ubu ngiye gusigira akazi kwange gusigira kunkorera ndasanga utagakoze hano matwi ndayakurura ndagakora rwose reka nze nguzane akazi ndaje zino ngweto kubona ko zabaye guke ndashaka kuzikuba ukazikuba ukazoza bye ibyo bindekere ndabikurikirana sinagoye akazi n'umugoroba ugasanga utagakoze ariko ndana amazi garimo iby'amazi gariho murayashaka ndisiko narakubyaye ntago wambyaye mazi ego mada bayana naje mutware ngiye ku kazi abyina batetse musigiye ino mirimo mbe nasanga yayinogeje neza amazi misana bikora ibi sipure ndabikurikirana ari igihe no guhanagura umubare w'abana banjye nose kabyina batetse arajya kuvoma yazo n'inkweto si ibyo si bwe mwamama bazivamo ndahari umutume narushye muri oyange ukunda gutuma kabyina batetse oyo uratuma bazivamo ndatuma ahubwo bazivamo muhamagara bari wose sino nkweto bazivamo kararambe andana data ehute amagana hasi yo nukujyana gusa ndakindi kintu ukora ndi kubona mwateranye mwagize inama kugira ngo muri murarusha yego wabyibushye ndi kuri uruzingo wabyibushye nuko twikwaga nabyimbye gabyibye razi ko bamenya ko turi ababyeyi aramenya gasiko ntabwo twabaye abasore namenyaga peye dore zino ngweto uzikube unoze neza izi binasanga yazikoze zino ngweto ngurasuzuguraga umugore amazi bisa kumwe ngurasuzuguraga nzigira yarananiye none zino ngwefera zino bazivamo yarananiye ndarara nazi twitse n'inzango utabikoze wowe warananiye mu bana mfite warananiye ibintu byo kukushubura gusa sawa reka nigire ku kazi maya mbi ndabana birangije nzanga wabikoze unzanirikira ha gusa sawa bazivamo wewe ubonye akazi kawe twagusigisha ndazinyara mo zino urazigira ute ubona n'umutana wamana urananiranye agiye ku kazi aho kuzaza arasanga wazinyayemo ugira ni igice mana ni igice wewe wuzuje iki cyo wambaye ni iki ni icyangwe kubera ko kabyina batetse yuzuye ugiye kubona akazi ngiye kumweza yewe ndi ibiti cyangwe kamuhe nirishana kazi kabyina batetse rero mwana wanjye ugiye gufata iyi bido genda nzanira amazi reba ukuntu uko twigenza genda wowe n'amazi uyibazika wowe yaratunaniye oya niba utamutumye muti wa mbereza uyu aragaragazana amazi yewe waranyibagiwe ahubwo ni bwa mushinya bwe bwagushiriraga mu murizo oya aragazana amazi banze utakinzi waranyibagiwe waranyibagiwe Jenge ni sunure musuna. Wewe urazana amazi? Ako urukumva nagwe. Ubona gwe. Tarasha. Ubona gwe. Taranya. Ndagusabira ingunga ya mapingu. Ndagusabira ingunga ya mapingu. Bo, okay. Genda ubikora nanye gukora. Mama we, unababwira none ibintu bimbayeho nagahuma mu mwo. Ibintu bimbayeho nagahuma mu. Ni ibikiri kubayeho mwana wakunani. Sinagushaka amazi. Ibintu bimbayeho nagapfukamunwa none. Umukundu bigiki. Ngengese kuri kwa mugezi bitagira pfo muri gashoha. Zanga amazi gakamye umugeri rwanda were turashize noneho n'amatiyo ndagahari ariko mana nukuri kukina herekeje abandi nabye abana bo muri iyi minsi murananiye nuko muri kunanira ababyeyi gakamye ndi wore umuntu ngana amazi ngo
umugezi gwakamye umugezi gwakamye umugezi gukamaga uyu ingurumba yanira tubaga rero batujyana turabuje kwirebera nosigeze ngasanga umugezi guri kuzana amazi ingurumba rirano iratuba Mana ndi gusuranga babara wala ibintu yadukoreye ingurumba rirano iratuba mwese nanamurananiye ndi kukubwira ngo ingurumba yanira tubaga bayo tujyane nawe wihere ijisho umugezi gwakamye nibuze imyungeri bayizi icyatsi umukara amabara yose ibyo kwiri kurarondagura mwese agiye kuba kubitangiye kubahura barasanzaniye ndahumanye Anzani mboni murananiye